Ikaze nk'uko bisanzwe uri kumwe nanjye Aimable. Uyu munsi muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo twakora video y'amafoto. Twagiye turebera hamwe uko twakora video muri application zitandukanye, twarebye InShot, tureba VN Editor, tureba YouTube Create, iyo ni application ikora amavideo kuri telefoni, urubuga rwa YouTube rwashyize hanze. Tuzagenda tureba n'izindi zitandukanye. Hari impamvu nyinshi abantu baba bifuza gukora amavideo bakoresheje amafoto bitewe n'icyo bashaka, bakavanga n'utuntu tw'uturirimbo bagashyiramo amafoto nyine agenda yikina mu buryo butandukanye. Hari abantu rero baba bifuza kubikora, hari ababizi ariko wenda hari n'ababa bifuza kubikora bikababera nk'imbogamizi, cyangwa se akibaza ngo nakoresha iyi application byagenda gute, ntabigenza gute. Ubu rero nibyo tugiye kuba twareba, turebe uburyo twabigenza, turebe inzira turi bucemo, turebe application turi bukoreshe kugira ngo tubashe kuba twabikora, kugira ngo ubutaha nawe ujye ubasha kuyikorera video y'amafoto bitewe n'icyo ushaka. Icyo nagushishikariza rero ni ukureba video ukayirangiza, ukabasha kuba wasobanukirwa kugira ngo ubutaha nawe uzajye ukora video y'amafoto. Ubu rero nk'uko nabivuze tugiye kureba uburyo turi bukore iyo video y'amafoto. Izi application mureba hano, yaba InShot, yaba YouTube Create, yaba VN Editor, zose zabikora, ariko reka mpitemo InShot. Nukuvuga ngo application zose nk'izi ngizi zabikora n'izindi zitandukanye, ariko byose ni kimwe, byose aba arimo utu difference duto cyane, byose biba bishoboka. Uzafungura InShot rero, nurangiza uze hano handitse video, hano nujya kuri video uzaza kuri new, numara kujya kuri new uzaza ujye mu mafoto yawe. Urabona bazahita bakujyana mu mafoto. Ushobora kuza rero ugahitamo amafoto atandukanye, ukemeza. Wenda reka tugende dushyiremo n'andi atandukanye. Ubu rero tumaze gushyiramo amafoto muri application yacu. Ubona rwose amafoto ngaya arimo yagezemo. Ifoto rero ushobora kuyikoraho gutya, ubundi ikintu iyo ushaka kugihindura hano ugikoraho. Ni ukuvuga ngo ninkora ku ifoto ya mbere, ninshaka kuyongera nshobora kuyongera ikamara umwanya munini, cyangwa se nkayigabanya nuko. Rero uyikoraho ukaba wayongera cyangwa se ukayigabanya. Ni ukuvuga ngo rero kuno urabona amafoto arimo hano. Kugira ngo iyi ya kabiri ijyeho, ushobora gushyiraho ibintu byitwa transition. Transition ni kwa kundi niba video cyangwa se ifoto igiye kwihinduranya cyangwa se igiye kuvamo hagiye kuza indi, ushobora gukoresha transition, gushyiraho transition kugira ngo indi ize kuyisimbura nyine mu buryo nyine ubona nyine bumeze ukuntu bumeze neza. Nicyo transition biba bimaze. Urabona nk'ubu ngubu nshyizeho iyi transition, urabona ko iya kabiri yajyamo isa n'ituruka hasi cyangwa se igaturuka hano hirya. Izi zose ni transition ziba zigiye zihari. Ukajya n'ahandi naho ukaza ugahitamo iyo ushaka. Hano hepfo hari izindi, hari za super, hari za glitch cyangwa se film. Ubona n'iyi ngiyi nayo. Ni ukuvuga ngo nk'izi ngizi hano ku ruhande aha haba hamanuka, aha ngaha ni ukuvuga ngo izi nizo wemerewe.
hano kuri basics ni izisanzwe nyine, hari super, hari glitch, hari films, distort, lip, deep pepper, dissolve, slice na light. Izi ngizi ziba zibanza hano nizo uba wemerewe, kuko turi gukoresha InShot application iri free, ni ukuvuga ngo ya yindi nyine umuntu uyidawunirodinze bisanzwe ibyo aba yemerewe. Iyo ushaka rero ama effect arenzeho n'ama transition arenzeho, ni ukuvuga ngo nk'izi ngizi, ubu ni ukuvuga ngo nk'izi ziri aha birasaba ngo wishyure. Tuvuge n'urugero tuyikozeho, urabona ko bari kukubwira ngo all inclusive InShot Pro. Ni ukuvuga ngo InShot Pro bisaba nyine ngo ukore subscription runaka y'amafaranga, wenda niba ari ku kwezi, niba ari ku mwaka, bitewe n'amafaranga uzajya wishyura kugira ngo ubone ayo ma effect arenzeho nyine kuri aya ngaya baba baguhaye. Ariko aya ngaya asanzwe, aya yagukorera umuti rwose, yakora ibintu birenze cyane, bimeze neza cyane. Ubwo rero ushobora kuza ugashyiramo ama effect nyine ushaka, ama transition hose nyine ukagenda uyashyiraho. Ushobora no gushaka yuko amafoto yose agira transition imwe. Nk'ubu iyi transition mpisemo, ushobora kuyihitamo ukavuga ngo amafoto yose ndayashyiraho transition imwe. Uhita wemeza hano. Wemeje hano k'utu tuvi tubiri, ni ukuvuga ngo amafoto yose yaba afite transition zimwe zisa. Nuko ubwo rero iyo umaze gushyiramo amafoto gutya, ushobora kuvuga ati reka nshyireho akaziki. Ujya hano, wamara kujya hano ukajya kuri music. Wamara kujya kuri music, hano haba harimo imiziki itandukanye muri iyi application, ariko njye ndahitamo kuri my music njye gushaka uturirimbo mba mfite cyangwa se utubiti mba mfite. Hano rero ndakoresha, utwo nsanzwe mfite nyine twanjye nkunda gukoresha, kuko ushobora gukoresha iz'abandi ugasanga bandeze copyright. Kuvuga ngo rero ushobora gushyiraho nyine, ushobora gushyiramo indirimbo runaka, ibintu bitandukanye nyine bikajya bigendana. Hano nanone rero hari akandi kantu ka record. Ni ukuvuga ngo ushobora gushyiramo nk'amafoto hano, ushobora uri gukora nka documentaire runaka yenda washyizemo amafoto, ushobora gukora ibyo bita voice over. Ni ukuvuga ngo ukanda hano, wakanda hano, iyo umaze kuhakanda babara inshuro 3, ubundi amafoto akagenda yidisplayinga unarikodinga nyine ushyiraho ibyo bita voice over. Nabyo ni ibintu bishoboka. Ubwo rero nanone amafoto ushobora gushyiraho ibindi bintu. Turebe, ushobora kujya hano kuri filter, ukajya hano kuri effect. Hano naho ni utuntu twagufasha amafoto nabwo akaza afite uburyo agaragara bitandukanye. Ikintu aya ma effect agufasha ni uburyo, nuvuga ngo umuntu yari kureba video cyangwa se bitewe n'ibintu ari kureba, utu tuntu umuntu agenda ashyiraho, utu effect natwo dutuma umuntu ureba video yawe nyine atarambirwa. Nyine iyo ureba video harimo ibintu bimwe nta kintu gihinduka, icyo gihe rwose umuntu nyine usanga byamurambiye. Ariko iyo harimo utuntu nk'utu tugenda twikina twihinduranya, ni ibintu biba ari byiza cyane. Amafoto rero ushobora kugenda ujya kuri effect hose, ugenda ureba ukuntu nyine washyiramo ama effect atandukanye. Kuvuga ngo hari ari free, ariko hari n'atari free, hari n'agurishwa nyine yo muri InShot Pro. Urabona rero ushobora kuza ugashyiramo ama effect atandukanye.
ushobora no gushyiraho text. Ujya hano kuri T ukayivuga text, ugashyiramo text zitandukanye. Maze gushyiramo text, ushobora guhindura hano font. Font ni uburyo nyine bigaragaramo, haba harimo amafonti menshi atandukanye. Niyo ngo uyakozeho harimo amafonti menshi, uhitamo fonti ushaka. Ushobora kuza hano noneho n'ama transition ya font. Kuvuga ngo ushobora kuvuga ngo iyi transition, iyi ngiyi ese nshaka ko text zanjye nizijyamo ziraza gute. Nuvuga ngo hano hari in na out. In ni uburyo amagambo ari bwinjira ameze, noneho out ni uburyo amagambo najya kuvamo arasohoka. Urabona ko nkangaha amagambo arinjira kuriya asohoke kuriya. Hano rero kano karongo nako ushobora kongera speed, uburyo aragenda cyangwa se n'uburyo araza kuvamo. Urabona nkaha birihuta, hano na twakongera bikagabanuka. Hano kuri loop naho ushobora gushyiramo ni transition, ariko ni kwa kundi ushobora kubona nk'amagambo ari muri video ari kubyina buri kanya cyangwa se ari kwizunguza. Ushobora rero kuza naho ukajya muri loop, bikaba byagufasha. Ni ibintu rwose, ni ibintu bitagoye, ni ibintu biba byoroshye, ni ukuza ukabishyiramo hano. Ariko rero turabona hano umuziki uri kurengaho, kakabiti twashyizemo. Uraza ukaza hano, kuvuga ngo ujya hano kuri music. Umara kujya kuri music, urabona bahita bakuzanira hano kuri music. Noneho uyikoraho, wamara kuyikoraho ukajya hano hari split. Split bivuga ni nko gucamo kabiri. Umaze gucamo kabiri, iyi pariti irengaho uhita ukora hano handitse delete. Umaze gukora delete rero, ni ukuvuga ngo ubu ngubu video yacu y'amafoto imeze neza, tumaze kuyikora. Ubwo rero ushaka kuyisevinga, wenda na mbere wenda nuko tutagahereyeho, hano hari ahantu kuri bujya ratio nicyo cya mbere. Niba urayipostinga ugomba nyine kureba ratio ni kangahe. Imbuga nkoranyambaga zigira ratio zitandukanye, ngira ngo nabivuzeho uburyo nyine bakoresha izi application, bazikoresha beditinga zitandukanye zo ku matelefoni. Uramutse utarayibonye uburyo bakoresha iyi application ya InShot n'izindi nakoze, ushobora kujya muri description munsi y'iyi video ukareba, harimo link, urabona uburyo wakoresha iyi application nyine nari nabashije kubivugaho muri video yabanje. Rero iyo umaze kubirangiza byose, wakoze ama edit menshi atandukanye. Urabona hari ahantu hano hari kino watermark cya InShot. Hari abantu benshi bazi ko kino kintu kitavamo, ariko kivamo nkuko nabivuze muri video zabanje. Uraza we ugikoraho, iyo ugikozeho bakuzana ngo remove watermark and ads InShot Pro, ushobora kwishyura subscription cyangwa se remove free. Ubwo rero icyo ukora ushyiramo megabyte, ugakora kuri remove free, bakuzanira ad ukayireba, ya ma video nyine yamamaza. Iyo uyirebye ukayirangiza, iyi watermark rwose ivamo, ukaba wasavinga video yawe, ukayisavinga imeze neza. Ubwo rero nurangiza nyine gukora video y'amafoto, uzaza hano hejuru. Numara kuza hano hejuru, ukore kuri save, uhitemo format resolution bitewe nyine na karite ushaka, ubundi ukore kuri save. Umaze kubisetinga, ubundi usavinge video yawe.
Video y'amafoto iba irabaye. Ni ibintu byoroshye rwose, ni ibintu bitagoye, ni ibintu byoroshye cyane. Tuzagenda rero turebera hamwe n'izindi application zitandukanye zikora amavideo kuri telefoni, ku buryo wabasha nyine kwikorera video yawe nyine, kuko burya telefone buriya wayikoresha content rwose ibintu bigacamo. Yego n'ibindi bikoresho hari igihe nyine kubigira biba bigura amafaranga menshi, ugasanga nyine ubushobozi ufite n'ubwa telefoni. Telefoni rero burya wayiheraho kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo rero tuzagenda tureba n'izindi zitandukanye. Wowe rero icyo nagushishikariza ni ugukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu zindi video zitandukanye nzagenda ngushyiriraho.